Reka turebere hamwe ibintu byafasha umuntu kugira uruhu rwiza, uruhu runyerera. Ibyo bintu turavuga ibyo kurya, imiti, amavuta ayo umuntu yakwisiga n'ubundi buryo butandukanye wakoresha kugira ugire uruhu runyerera, uruhu rwiza, uruhu rutakugira umukecuru cyangwa umusaza. Mu by'ukuri biba bidashimishije, bidashamaje kubona umusore cyangwa umukobwa ugifite imyaka 30, 20, ariko wamureba mu maso ukagira ngo ni umukecuru, ukagira ngo afite imyaka 40, 50, kubera uruhu rutameze neza. Ibi ngibi bikaba biterwa n'uburyo abayeho, n'uburyo arya, n'ibyo yisiga, ugasanga nyine bitumye bimugira umukecuru cyangwa umusaza kandi bitari ngombwa. Niyo mpamvu nahisemo ko tureba iyi video tubyige maze buri wese amenye uko yakwitaho. Njye nitwa Dr. Safari Bizimana, mbashimiye kuba mudukurikiye. Nimba ari ubwa mbere ubonye video zacu, ibuka gukanda kuri subscribe, kandi kuri follow, kuri like no kuri favorite. Ariko nimba ufite ikindi kibazo ucyandike muri comment. Icyambere ukwiye kumenya rero ni ukunywa amazi. Kunywa amazi, abantu bazi ko ari ukunywa amazi amalitiro 2 mu gitondo cyangwa amalitiro ku munsi, ariko ntabwo ari uko. Amazi kuyanywa neza ni ukugenda unywa buhoro buhoro. Nubwo biba byiza kunywa amazi ahagije mu gitondo kubera kuba watakaje menshi nijoro, ariko biba byiza kugenda umunsi ku munsi, buri kanya ugenda usomaho gahoro gahoro, nibwo ayo mazi agera mu tunyangingo twose, agatuma twa tunyangingo dushaje dukora neza maze tugasohoka, umubiri ugakora utundi. Icyo ni icyambere rero. Tuzi ko hari ibicupa byakozwe abantu bagendana, washyiramo amazi nimba uri mu kazi, nimba uri ku ishuri, nimba hari aho uri, buri kanya igihe wumva ushaka kuyanywa ukayasomaho, ku buryo uwo munsi wose warangira byibuze unyweye nk'amalitiro 2. Niyo make ushobora kunywa ku muntu utagira akazi kenshi kamusaba imbaraga nyinshi. Icyo ni icyambere. Icya kabiri kuri kumenya ni ukurya ibiryo bikungahayemo antioxidant, ni ukuvuga ibiryo bikungahayemo intungamubiri zagufasha gusohora imyanda mu mubiri. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, ibiryo bikungahayemo ibinyamavuta bita omega 3. Ibindi ni ibiryo bikungahayemo collagen. Collagen ni ikinyabutabire kiba mu ruhu rwacu, bituma uruhu ruba elastique. Murabona nimba nk'uru ruhu rukamera uku nguku rugasubirayo, ni uko collagen irimo ibihagije. Ku muntu rero udafite collagen ihagije, ni wa wundi aba afite uruhu rwakomeye, rukomeye cyane. Uru ruhu rukomeye rero biba bivuze ko rutarimo collagen ihagije. Rero aya antioxidant nka imbuto, cyane cyane imbuto za avoka n'izindi mbuto zose zibamo vitamine C, nka amaronji, citron n'izindi mbuto. Izi mbuto, iyo vitamine C iba muri izo mbuto ifasha umubiri gukora collagen. Iyi collagen rero akaba ari iza igatuma uruhu rwawe runyerera, igatuma uruhu rwawe rumera neza. Ikindi ni uko usibye ko urwo ruhu rwawe runyerera, ariko n'indi myanda yose iri mu mubiri, iyo vitamine C ni antioxidant ituma iyo myanda yose isohoka. Ibindi dukwiye kumenya, usibye imboga nka dodo, isombe, epinard, celery n'izindi mboga, amashu n'ibindi, izi mboga zose ni imboga nziza zishobora kugufasha gusohora iyo myanda ziba zirimo amavitamine yagufasha kugira uruhu rwiza. Ikindi wamenya ni ukurya karoti. Karoti ibamo retinol. Retinol ni vitamine A, niyo ifasha umubiri gukora collagen. Rero iyo ushaka kugira uruhu rwiza, wajya uhekenya karoti, kuyihekenya umunsi ku munsi. Iyi karoti uyihekenye ku munsi ku munsi, nta kabuza wagira uruhu rwiza runyerera. Uruhu rwiza ntabwo ndi kuvuga ngo ni uruhu, ntabwo nshaka kubihuza na bya bindi by'ibiheri, kuko iyo twagiye muri domaine y'ibiheri tuba twagiye muri domaine y'indwara. Indwara z'ibiheri byo navuze, ibyo umuntu yakoresha, navuze za acnezol, imiti wakoresha kugira ibyo biheri bive mu maso. Ariko umuntu ashobora kuba adafite ibiheri, ariko wanamubona ukabona afite uruhu rukanyaraye, afite uruhu rumugira nk'umukecuru kandi ari umuntu ukiri muto. Ibi rero ndi kuvuga ngaha
usibye ko byagufasha gukuraho na bya biheri, ariko byatuma na rwa ruhu rwawe ruba ari uruhu rutoshye, ruhu nyine ubona rumeze neza. Ikindi twabona aha ngaha usibye ibi byo kurya, hari ibindi wakwita exfoliation. Exfoliation cyangwa gommage ni ibiki? Urafata isukari ukayivanga n'amavuta, cyane cyane amavuta huile d'olive. Aya mavuta rero wavanze n'isukari ukayashyira ku ruhu rwawe, nimba wayasiga ku maso, aya isukari n'amavuta ukabisiga mu maso, wamara kubisiga mu maso ukabireka mu maso nk'isaha, nyuma y'isaha ukajya gukaraba ukabikuraho. Iyo niyo bita exfoliation. Iyo wabishyize mu maso rero uko nguko, twa tunyangingo tuba twarashaje dutuma usa nk'umukecuru, iyo gommage ikuraho twa tunyangingo, noneho hagasigaraho utunyangingo dushya. Ibi ngibi bikaba byatuma uruhu rwawe rusa neza. Ikindi twareba neza ni icyo bita masque hydratant. Masque hydratant ni iki? Ufata ubuki, wamara gufata ubuki ukabuvanga na avoka, ukabuvanga na yaourt. Ubuki na avoka na yaourt uvanze, ushobora kubivanga noneho nabyo ukabyisiga. Wamara kubyisiga ugategereza nanone isaha, nyuma y'isaha ukongera ugakaraba ukabikuraho. Nabyo bifasha gukuraho twa tunyangingo tuba twashaje. Ikindi ukwiye gukora rero ni ukwirinda izuba ryinshi. Tuzi ko muri iyi minsi kubera ubushyuhe bwabaye ku isi, izuba riba ari ryinshi, kandi iri zuba ribamo ibyo bita amarayon infrarouge. Amarayon infrarouge rero yangiza utunyangingo twacu, bikaba byatuma usa nk'umuntu ushaje kubera kwirirwa ku izuba ryinshi. Biba byiza rero iyo uzi ko ukora akazi gatuma uba expose ku zuba ryinshi, kwambara ingofero cyangwa kwambara ikintu kikurinda izuba, ariko ukambara n'imyenda miremire ifite amaboko maremare, bikurinda kwangiza utunyangingo tw'uruhu rwawe. Ibi ngibi bikaba byatuma udasa nk'umuntu ushaje. Urabona hari abantu baba bafite mu biganza, usanga afite mu biganza hakomeye wagira ngo ni umuhinzi, cyangwa ugasanga afite mu maboko yawe ugasanga nk'intoki ze zirakomeye, mbese ukagira ngo ni umuntu wirirwa aterura ibintu. Ibi byose biba biterwa n'umuntu utita kuri urwo ruhu. Rero ushobora gukoresha ibi ngibi, izi masike. Ntabwo ari masike washyira mu maso gusa, ntabwo ari amavuta washyira mu maso gusa, washyira no ku biganza byawe, ku maboko yawe, kugira nayo ase neza, adasa nk'ay'umuntu ushaje. Usibye ibi kwirinda, ikindi ukwiye gukora ni ugusinzira neza. Tuzi ko iyo umuntu adasinziriye neza, utunyangingo twe ntabwo tuba renouvelé. Ibi ngibi bikaba byatuma usa nk'umuntu ushaje. Rero gusinzira neza amasaha 7-8 ku munsi ni byiza, byagufasha. Turetse ibi ngibi rero hari amavuta wakoresha. Amavuta wakoresha rero ni amavuta arimo acide hyaluronique. Usanga abantu iyo bagiye kugura agura amavuta kubera ko hari abandi bamubwiye ngo ariya mavuta ni meza, ariko ni byiza igihe ugiye kujya kugura amavuta ukabanza ugasoma kuri ingredients y'ayo mavuta, ukareba nimba arimo acide hyaluronique. Iyi acide hyaluronique niyo ituma utwo tunyangingo twawe dukura neza, utwo tunyangingo cyane cyane two ku ruhu. Ibi ngibi bikaba byakurinda. Usibye acide hyaluronique, ushobora gushaka amavuta arimo icyo bita amaretinoide. Amaretinoide nk'uko twavuze, umuntu agomba kurya karoti. Karoti ibamo amakarotene, ibamo retinol ariyo vitamine A. Amavuta rero twavuze amakarotenoide cyangwa amaretinoide, ni amavuta aba arimo bya binyabutabire biba muri karoti. Rero biba byiza gushaka amavuta akagufasha ukagira uruhu rwiza. Iyo rero uruhu rwawe rufite ibindi bibazo, ushaka umuganga w'uruhu akagufasha akakuvura. Tukaba tubashimiye kuba mwadukurikiye, tubibutsa gukanda kuri subscribe no kuri like. Nawe utaha. Bye.